Anita Pendo na Masava bakoze amateka muri ring. Umukino wabo washyuhije Liberation Boxing Second Edition. Uraho neza abakunzi bacu, murakaza neza kuri inkuru yihariye. Wibutsiye kugaruka ku mukino uvugisha abantu benshi mu Rwanda. Uyu mukino ukaba warahuje umunyamakuru akaba n'umushyushyarugamba uzwi ku izina rya Anita Pendo, aho yahatanaga n'umukinnyi wa filime uzwi ku izina rya Masava. Izina rye ry'ukuri akaba azwi nka Analisa. Uyu mukino wabereye muri Petit Stade Amahoro mu irushanwa rya Liberation Boxing Second Edition. Byateguwe mu rwego rwo kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro 32 u Rwanda rushize rwibohoye. Nubwo bombi atari abakinnyi b'umwuga b'iteramakofe, berekanye ubutwari, imyitwarire myiza ndetse banaha abafana babo ibyishimo. Reka twinjire mu nkuru irambuye. Mu myaka ishize kwizihiza kwibohora ntibigarukira gusa ku birori bya gisirikare cyangwa ibikorwa byo kwibuka amateka. Byahindutse umwanya wo guteza imbere siporo, umuco ndetse n'imyidagaduro. Bigahuza abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda ndetse n'abantu b'ibyiciro bigiye bitandukanye. Muri uru rwego hateguwe irushanwa rya Liberation Boxing Second Edition ryahuje abakinnyi b'iteramakofe baturutse mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Muri irushanwa habaye imikino myinshi ikomeye, ariko umukino wari wavuzwe cyane ni uwahuje Anita Pendo na Masava. Mbere y'uko umukino uba, aba bombi bari bamaze iminsi baganira n'itangazamakuru ndetse ku mbuga nkoranyambaga berekana ko biteguye guhatana mu buryo bweruye. Anita Pendo yavugaga ko yiteguye kwerekana ko siporo ishobora gukorwa n'umuntu wese ufite ubushake, naho Masava akavuga ko yifitiye icyizere cyinshi, avuga ko kandi yakoze imyitozo yahageze kandi ko atazinjira muri ringa zo gutembera. Amagambo ya bombi yatumye abantu benshi bagira amatsiko yo kureba niba koko ibyo bavuga bazabishyira mu bikorwa cyangwa se niba ari amagambo bivugira. Umunsi w'umukino ugeze, Petit Stade Amahoro yuzuye abafana baturutse impande n'impande zitandukanye. Hari abari baje gushyigikira Anita Pendo bamufana, hari n'abandi bari baje gushyigikira Masava, ndetse hari n'abandi bari baje kwirebera imyidagaduro gusa. Ubwo amazina yabo yatangazwaga, urusaku rw'abafana rwahise rwuzura muri sale. Bombi binjiye muri ring bambaye imyambaro y'iteramakofe, bafite uturindantoki ndetse bagaragaza ko biteguye guhatana. Abenshi batangajwe no kubona aba bombi bifitiye icyizere ndetse n'uburyo bagendaga bagaragaza ko badatinya guhangana. Umusifuzi yahamagaye abakinnyi bombi bagera muri ring, basobanura amategeko y'umukino, hanyuma umukino uratangira. Mu gace ka mbere Anita Pendo yatangiye yitonda cyane, yibandaga ku kwirwanaho ndetse no kureba uburyo mugenzi we akina. Masava nawe yahise agaragaza ubushake bwo gusatira, ashaka gutsinda hakiri kare. Yakomezaga kwegera Anita Pendo ashaka kumugeraho akoresheje ibipfunsi. Nubwo ibipfunsi byageraga ku ntego, nta na kimwe cyashoboye gutuma umwe muri bo abasha gutsindwa cyangwa se ngo agaragare nk'ufite intege nkeya. Abafana bakomezaga kubatera amashyi cyangwa se kubakomera amashyi buri gihe umwe akoze igikorwa cyo gutungura undi. Mu gace ka kabiri umukino warushijeho gushyuha. Anita Pendo yatangiye gukoresha umuvuduko mwinshi, yihuta cyane mu kwirinda ndetse no gusubiza ibipfunsi. Masava nawe ntiyacitse intege, yakomeje gusatira ashaka amahirwe yo gutsinda. Byagaragaza ko bombi bakoze imyitozo ihagije kuko nta n'umwe wakoraga amakosa akomeye. Kubahiriza amategeko byari biri ku rwego rwo hejuru, ibintu byashimishije cyane abafana ndetse berekana ko biteguye guhatana n'abundi. Mu gace ka nyuma abafana babo bose bari bahagurutse bashyigikira aba bombi. Buri wese yashakaga kurangiza umukino agaragaza ko yakoze ibishoboka byose ngo atsinde. Nubwo bananiwe kubera imbaraga nyinshi bakoresheje, ntibigeze bacika intege. Bakomeje kurwana kugeza igihe umusifuzi avuze ngo umukino urangiye. Nyuma y'uko utwo duce dutatu turangiye, abasifuzi bateranyije amanota. Abafana bose bari bategereje kumenya uwatsinze. Nyamara ibyatangajwe byaratunguranye. Amanota yagaragaje ko nta n'umwe muri bo wigeze utsinda, nta n'umwe warushije undi. Anita Pendo na Masava banganije. Ubwo byatangazwaga, abafana bahise babakomera amashyi, nta n'umwe wagaragazaga agahinda ko buri wese yabonaga ko bombi bakoze ibishoboka byose ngo batsinde umukino. Nyuma y'uko umukino urangiye, Anita Pendo yavuze ko yishimiye kuba yarabashije kwitabira iki gikorwa, ashimira abateguye irushanwa ndetse n'abafana bamushyigikiye. Masava nawe yavuze ko nubwo atabashije gutsinda, yishimiye ko umukino wagenze kandi ko siporo imwigishije kwihangana, gukora cyane ndetse no kubaha mugenzi we. Abakurikirana hafi siporo bavuze ko uyu mukino utari ugamije gusa gushaka intsinzi, ahubwo wari ugamije gushimisha abantu, gukangurira urubyiruko gukunda ndetse no gukora siporo, kwerekana ko abantu bazwi mu myidagaduro bashobora kugira uruhare mu guteza imbere iteramakofe. Ni ubutumwa bwagaragaje ko siporo abantu bose, yaba ari abanyamakuru, abakinnyi ba filime ndetse n'abandi baririmbyi ndetse n'abandi bantu bandi mu ngeri zose, siporo bayijyamo kandi bakayikora bayikunze, bikabafasha kugira ubuzima bwiza. Liberation Boxing Second Edition yagaragaje ko umukino w'iteramakofe ukomeje gutera imbere mu Rwanda. Kuba iri rushanwa ryaritabiriwe n'abakinnyi baturutse mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika y'Uburasirazuba, ni ikimenyetso cy'uko u Rwanda rukomeje kuba igihugu cyakira amarushanwa mpuzamahanga kandi kikagaragaza ubushobozi bwo kuyitegura neza. Abateguye irushanwa bashimiwe cyane kubera guhuza siporo n'imyidagaduro, ibintu byatumye abantu benshi bitabira. Umukino wa Anita Pendo na Masava uzahora wibuka nk'umwe mu mikino yashimishije abantu, cyane cyane muri gahunda yo kwizihiza kwibohora ku nshuro 32. Nubwo nta watsinze, bombi berekanye ubutwari, kwitanga ndetse no kwemera kugerageza. Ikintu gishya
Ibi ni isomo rikomeye cyane ryerekana ko gutsinda atari byo byonyine bifite agaciro, hari n'igihe ubutwari bwo kugerageza no gutanga ibyishimo ku bandi biba ariyo ntsinzi yawe. Mu gusoza Liberation Boxing Second Edition yasize amateka menshi mu mitima y'abakunzi ba siporo. Anita Pendo na Masava berekanye ko siporo ishobora guhuzwa n'imyidagaduro, ubuhanzi ndetse n'ubutumwa bw'ubumwe. Nubwo umukino warangiye banganyije, bombi batsinze imitima y'abafana, basiga isomo rikomeye ry'ubwitange, ubudaheranwa ndetse no gukunda igihugu. Murakoze cyane. Niba ushaka gukurikira amakuru yacu, kanda kuri subscribe tujye tubana.